Bakristo bavandimwe, Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2026. Uyu munsi ndi hano i Kanombe mu Busanza aho ngiye kubereka inzu eshatu. Ntabwo nshaka kubereka imwe bisanzwe, sinshaka kuzazibereka zitandukanye, nshaka kugira ngo iyi video ibabyarire umusaruro murebe inzu eshatu muri imwe, zifite ibiciro byegeranye, zubatse bitandukanye, ariko kandi ni inzu nziza. Iya mbere ni iyi ngiyi, ni inzu ifite ibyumba 4 ikagira toilette 3, ikibanza ni metero kare 330, iri ku isoko kuri 140. Iya kabiri nayo ikaba iyi ngiyi, ni inzu iri ku kibanza cya metero kare 342, ikaba ifite ibyumba 4, toilette 3, ikaba iri ku giciro cya $1,145. Iya gatatu ikaba iyi ngiyi, ifite ikibanza cya metero 354 zose, ibyumba 4, toilette 3, nayo ikaba iri ku isoko kuri $1,150. Tugiye gutembera zose rero turebe ese iryoshye ni iyihe, ikubereye ni iyihe, izi nzu ntizibacike. Izi nzu uko ari eshatu ziri ku isoko rwose ku biciro byegeranye. Nimero yacu ni 0788 4418 44. Ugira iyerekwa aritambutse tuze tuyisure arebe niba ariyo nzu imubereye uyu mwaka. Duhere kuri inzu ya mbere. Iyi nzu ya mbere ifite parking y'imodoka ebyiri, imwe ijya hano indi ikajya hano kuri uru ruhande, ariko kandi wareba ubwiza bw'inzu n'imiterere yayo pe isa neza hano hanze, kuko uhereye hano kuri baraza rijya hano imbere hasa bien, kombinazo y'amabara ntabwo rwose batandukiriye cyane. Waza no kuri ruhande dufite udukuta twiza twa ruriba, tukaza kugira akajardin hano ku ruhande n'inzira itujyana mu gikari. Urabona ko rwose iyi nzu ku isa hano hanze ni sawa cyane. Aha hanze kandi dufite izi escalier zizamuka zitugeza kuri iri baraza rya hejuru. Ntabwo ari ibaraza rinini ariko ni ibaraza ryiza, ndetse kandi tukaboneraho kureba uko quartier tuyemo imeze. Mbere yuko twinjira dufite n'iri baraza ariko ririho amavaze abiri meza ya decoration, ndetse riduha karibu mu nzu. Kwinjira mu nzu, iyi nzu ifite salon nini pe, ni nini cyane, yaba ugenda gutya cyangwa se gutya, ikagira gypsum nziza hejuru ndetse n'amakaro ameze neza, n'uyu mwanya wa televiziyo ufite irangi ritandukanye. Kandi kugira ngo birinde ko rwose inzu yawe yaba isa nk'iz'abandi, dufite agakuta ka accent gateye irangi rinyerera neza cyane, kaduha karibu muri uyu mwanya wo kwiramo. Mbere ko tuwinjiramo nawo urabona rwose utu tubaro twiza twa separation dukoze muri muvura, tuguha ikaze muri uyu mwanya wo kuriramo umeze bien. Iri dirishya rituma hinjira urumuri rwinshi. Wibuke ko ku ruhande hari n'akajardin, so harahumeka hameze neza. Tukagiramo aka kantu ko gukarabiramo intoki, ndetse inyuma ya kamera gato tukagira uyu muryango utuzana muri iki gikoni. Ni igikoni nacyo kinini, utubati tw'umweru, granite, umwanya wo gutekeramo, vanity hariya, sink imyanya ibiri, ndetse na ku ruhande tukagira umwanya wa frigo. Dufite kandi n'igikari kirimo annexe igizwe n'icyumba cy'umukozi, ikagira igikoni cyo hanze, douche na toilette, n'ikigega cy'amazi cya litiro 3. Iyi nzu nk'uko nababwiye ifite ibyumba 4 na toilette 3. Aha ku ruhande tuhafite icyumba cy'abashyitsi kinini ndetse gifite idirishya rinini, kikaba kandi gifitemo douche na toilette ndetse na vanity yacyo. Naho kuri ruhande ariko dusanga kote familiale, tuhafite icyumba cya mbere kinini kandi kisanzuye cyakoremo igitanda cya metero 60, ndetse tukagira n'iki cyumba cya kabiri kingana neza nk'icyo hari hirya, nacyo cyakoramo igitanda cya metero 160. Ya nayo yakwiramo. Ibyumba kandi bisangira iyi douche na toilette, aho rwose amasuku yose abera. Kandi kubera ko ari ku ruhande rwa famille, hari n'umuryango usohoka mu gikari utarinze uca muri salon. Iki cyumba nicyo chambre principale, ni icyumba kinini pe, ni icyumba gifite utuntu twinshi two gukunda, n'izi decoration zo ku mutwe w'igitanda, amadirishya yo ku mpande z'igitanda atuma ugiramo umwuka ukeye buri gihe, ndetse kandi bwacyo ni icyumba kinini mu buryo bwose watekereza. Gifitemo utubati wabikamo imyenda twubakiyemo, gifite kandi douche ikingwa, toilette, ndetse n'umwanya wo kwiboroserezamo umeze neza. Iki cyumba kandi gifite umwanya wa office ugifasheho neza, munini kandi uhagije, ndetse kandi usohoka imbere y'inzu, aho rwose ufunze uyu muryango uhita wegera muri parking. Iyi akaba ariyo nzu ya mbere kuri 140, ikaba yaba iyawe. Nimero zacu ni izi ngizi, uduhamagare n'uyikunda. Katurebe ya kabiri. Inzu ya kabiri akaba ari iyi ngiyi, metero kare 342 zose, ibyumba 4, toilette 3. Iyi nzu nayo iraryoshye, iri ku isoko kuri $1,145.
muze mbereke. Iyi nzu ifite parking yajyamo imodoka eshatu kandi ziparitse neza, warangiza wareba design yayo itandukanye cyane niyo hirya. Imyubakire yo ni imwe ariko uko finishing zo hanze zikoze biratandukanye, kuko iyi ngiyi urabona ko ifitemo amabara y'umukara yiganje, rugarika, amabara ajya kugiramo akantu k'icyatsi gakeya, mbese ifite design itandukanye. Aha ku ruhande ihafite akantu k'akajardin kagizwe n'amabuye ndetse n'aga sitting area hano ku ruhande. Ku ruhande rwa ruguru nayo ikagira izi escalier zikuzamura kugera kuri iri baraza. Ibaraza ryayo ryo ni rinini cyane ndetse rifite aka kaksa k'agakuta hano, umva gafite design isa neza cyane, udutara tumeze neza, ariko kandi naho ufite view yaho utuye kugira ngo urebe quartier yawe neza. Wanareba ku ruhande rwo hepfo hano ufite na view y'igishanga cya Busanza kugera ya misozi tubona hirya niyo mu Bugesera. Mbere yuko twinjira dufite ibaraza, ni ibaraza riri pratique kandi risa neza rwose. Ushobora gushyiraho intebe hano kuri salon ukazajya wicara udashaka kwicaramo imbere. Naho twakwinjira hano muri salon tukabona ko salon ishanje bitandukanye, umwanya wa televiziyo umeze neza, ni nini pe. Iyi salon ni nini cyane, waba ugenda gutya cyangwa gutya, amakaro ni sawa ndetse na gypsum zimeze neza cyane. Hari n'akagakuta kandi ka accent kaguha background nziza uri muri salon. Kuva muri salon dufite kandi gakuta keza kongera ubwiza ku bantu bajya muri uyu mwanya wo kuriramo. Ni umwanya nawo umeze neza cyane kandi munini, ufite akantu ko gukarabiramo intoki, idirishya rinini cyane kugira ngo ugeremo umwuka, ndetse kandi ukagera n'uyu muryango ufunguka kuri iki gikoni. Ni igikoni cyiza, uribuka hirya cyari gitandukanye n'iki, ariko byose bifite ibyo ukeneye: umwanya wa cuisinière, umwanya wo kugezamo ibyombo ndetse n'umwanya wa frigo hano ku ruhande. Inzu kandi ifite igikari nayo kinini kirimo annex, ifite icyumba cy'umukozi, ikagira douche na toilette, igikoni n'ikigega cy'amazi hariya hejuru kigufasha. Ku byerekeranye n'imiterere y'inzu, kuri uruhande rw'iburyo tubafite icyumba cya mbere cy'abashyitsi. Ntabwo ari icyumba kinini cyane ariko nakunze ukuntu gifite urumuri ruhagije, cyakora n'igitanda cya 1.40 m, ikagira douche kabisa yisanzuye, ifite ibyo ukeneye byose. Naho twajya kuri uruhande rw'ibumoso ari rwo rwa famille, ukahasanga iki cyumba cya mbere cyo ni kinini ho gatoya, cyajyamo igitanda gifite 1.60 m, n'iki ngiki kingana neza nka kiriya tuvuyemo, byombi bisangiriye douche na toilette nini kandi yisanzuye. Iki gice kandi gifite n'uyu muryango usohoka ujya mu gikari utarinze ubanza guca muri salo. Kwinjira hano niho dusanga chambre principale, nacyo rwose ni icyumba kinini kandi cyisanzuye, gifite design nziza yo ku mutwe w'igitanda, kikagiramo akabati k'imyenda ndetse n'aka design hano ko guterekaho inkweto cyangwa se amasakoshi yayandi ukunda cyane. Douche yacyo ifite umwanya wo kogeramo, ni igihugu cyose, reba guturuka hano ukaza kugera aha hose ni umwanya wo kogeramo munini cyane. Hanze tukagira umwanya wa toilette ndetse n'iyi vanity ifite udutara twiza, miruwari n'imyanya yo kubikamo utuntu dutandukanye. Iki cyumba kandi gifite n'iri baraza rifunguye ryiza ryo kwicaraho, rituruka ku cyumba cya principal. Ni rinini pe, ahantu wahicara hazengurutswe na jardin hakaba hakeye. Ibi akaba aribyo bigize iyi nzu ya kabiri kuri $145,000,000. Urabona inzu imeze gute? Mbwira muri comments, hagati y'iyi n'iriya uri kubona ari iyihe yayatwara yawe? Nimero ni izi ngizi. Nanone uramutse ushaka kugira ngo ube wayisura duhamagareho. Reka tugende turebe n'iya gatatu. Iyi rero akaba ariyo ya nyuma, ariyo ya gatatu kuri metero kare 352 z'ikibanza. Ifite ibyumba 4, toilette 2, ikaba iri ku isoko kuri $150,000. Nimuze tuyitambagire. Kuyigeraho ubwiza bwayo bwo buratangaje, irasa neza pe. Ijya gusa cyane niyo tuvuyeho hariya hepfo, ariko yo kubera ubunini burya metero kare iyo ari yose yongera ku kibanza cyawe igira ikimara, kuko urabona ko izi nzu zitandukanyijwe na metero kare 20 gusa, ariko ubunini bwazo buragaragara mu buryo butangaje. Parking y'imodoka eshatu hano hanze, amabara yayo ntabwo asakuza cyane kandi arajyanye, ndetse nayo kuri uruhande rwa ruguru ifite aka kanya ka jardin, umwanya wo kwicaraho hariya. Kuri uruhande rwa ruguru tukagira na escalier zitugeza naho kuri iri baraza naryo rinini cyane, agakuta ka accent, view y'abaturanyi na parking, ahantu ariko hanini cyane ushobora no kwakirira inshuti zawe. Mbere yuko twinjira kandi dufite iri baraza nanone ryiza, ni rinini pe, watekaho intebe zo kwicaraho kandi kubera utu turabyo turi hano hasa neza. Ndetse wakwinjiramo imbere, mana yanjye murebe iyi salo ukuntu ingana, ni salo nini pe, isa neza. Agakuta ka televiziyo kararyoshye cyane, aya decor rwose ya TV area nayakunze, tuntu tw'uturabo hariya hejuru, gypsum ziryoshye, amakaro ni manini, umwanya ni munini, iyi nzu irafunguye pe. Ndetse ku ruhande tukagira uyu mwanya nanone wo kuriramo, ufite akavaniti gatandukanye gasa neza cyane,
kuko bakarabiramo intoki, ariko kandi iyo tukabona ko ifite ibintu bitandukanye ni open front plan. So dufite open kitchen hano, ifite agacounter keza kakoreshwa kandi kadekoye neza ku buryo kagaragara neza no ku muntu uri muri salon, ndetse n'umwanya wo kubikamo ibintu bitandukanye. Dufite open shelves kuri ruhande, tukagira umwanya wawe wo gushyiramo ishyiga, tukagira umwanya wa frigo kuri ruhande, rwose wayiterekamo nta kibazo, ndetse n'iyi sink wakogerezamo ibyombo neza. Ifite kandi na annex hanze irimo icyumba cy'umukozi, dushe na toilette n'igikoni ndetse n'ikigega cy'amazi. Dufite iki cyumba kiri iburyo cy'abashyitsi kimeze neza, gifite urumuri ruhagije ndetse cyakoramo igitanda cyo cya metero na 60, gifite na dushe yacyo. Tukagira iki cyumba cya kabiri kinini kandi cyisanzuye cyakoramo igitanda cya metero na 60. Hari n'iki cya gatatu kingana neza nk'icyo tuvuyemo, byombi bisangira iyi dushe na toilette. Naho twakwinjira hano tukagera muri chambre principale, ni icyumba kimeze neza pe, kuko waza kuri uruhande dufite akabati kameze neza, ka kantu ka decoration k'amabage, inkweto ukunze, amasaha kari hano, ndetse n'aka kantu ka madame agiye kujya mu kazi yitunganyirizamo akareba ko rwose makiyaje yazikoze neza. Iki cyumba kandi kubera ukuntu ari kinini, ufite possibilité ebyiri zo gutera igitanda. Ushobora kugitera kuri uru ruhande cyangwa ukaba wagitera kuri uru ruhande, shwani yawe. Ni icyumba kinini pe, kandi ubunini ntabwo uri mu cyumba gusa, kuko murebe ukuntu iyi dushe ingana, nayo ubwayo ni icyumba gisanzwe wararamo. Vanity space hano imeze neza, toilette mo hano hagati, ndetse wagenda warushye ukaza ukagera muri uyu mwanya wa dushe. Iki cyumba ni dushe ntibibaho, ni binini cyane pe. Iki cyumba nacyo kandi kikagira iri baraza rinini, ni ibaraza ryisanzuye naryo kandi rifite jardin ku ruhande, umwanya wo gususuruka na ba nyiri famiye. Iyi nzu rero akaba ariyo nababwiraga ya nyuma kuri $150,000. Iyi yaba iyawe. Ikibanza ni metero kare 352, ibyumba 4, toilette 3. Urebye izi nzu 3, iyi ngiyi, iyi ndetse n'iyi ngiyi, guhera kuri $140,000 kujya ku $150,000, wahitamo imwe muri izi ngizi. Ese bwira muri comments hano hasi nihe yagushimishije kurusha izindi? Ese icyo giciro urumva gifite aho gihuriye, cyangwa se igiciro cyagakwiye ku bimwe zose zigenda kumera kimwe? Izi nzu nk'uko mbibutsa ziri ku giciro cya $140,000 kugera ku $150,000, zijya gusa mu by'ukuri aho zitandukaniye n'ubuso ko zera kuri metero kare 330 zikajya kuri 352 hano i Kanombe mu Busanza. Uramutse ushaka kugira iyo usura, uramutse ushaka kugira iyo ugura, wagize iyerekwa, duhamagare kuri izi nimero, turakwitaba, twandikiye kuri email cyangwa se usura urubuga rwacu www.quick.rw. Rwose twishimira kubafasha buri munsi. Kandi niba uri mushya hano, tugira video nk'izi ngizi zerekana amazu meza hirya no hino muri Kigali. Rwose wifuza kuzagira amakuru nk'ayo ngayo, kandi subscribe, ugasharinga aka video n'inshuti zawe nazo zize zireba ibyiza bigezweho i Kigali. Naho ubutaha, yari Prince Hoffman muri Quick Homes Rwanda.